Data turagushima tugwaye icubahiro umunsi mwiza gicamunsi ciza utugeneye kugira ngo tucishimiremo. Tugushimiye umwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza tuvuyemo. Imitima yacu yasabanye nawe mu ndirimbo, mu mashimwe, twibuka imirimo n'ibitangaza wagiye udukorera kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa munani. Mwami, tugeze mu cyumweru cya gatatu, turi hafi gusoza ukwezi. Turimo turibuka, turimo turazirikana, turimo turatekereza cyane ibyo wadukoreye. Imitima yacu Mwami yuzuye amashimwe, imitima yacu Mwami irabizirikana, imitima yacu Mwami irabitekereza, imitima yacu Mwami ibihaye agaciro, imitima yacu Mwami irabyibuka. Nta bitambo, nta magambo, ahubwo tuzanye imitima imenetse, tuzanye imitima imenetse, tuzanye imitima gushaka, tuzanye imitima iri imbere yawe muri uyu mugoroba wa none kugira ngo icyo wagenye Mana tucyakire, tukigenderemo, tugikoreremo, twumve ijwi ryawe, tujya kuvuga ijambo ryawe. Ndi umwana w'umuntu, ntabari njewe ahubwo wowe icyo wagambiriye uhagararane nanjye, uvuge, urangurure, ubwire ubwoko bwawe buri imbere n'abarimo badukurikira n'abazadukurikira. Mwami, tuguhaye kaze kugira ngo uze ubane natwe muri byose. Turabigushimiye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nimuyakomeshe cyane kuko mwari mugiye kuyakoma, hanyuma muyakoma gahoro. Dufate Bibiliya zacu uko mwumvishe babivuga. Haracyari undi muvuga butumwa, ariko Imana dushize ku mutima turakivuga, kandi Uwiteka aratunezeza. Igitabo cy'Imigani igice cya 4 umurongo wa 23. Igitabo cy'Imigani haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ndasubiramo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Bishaka kuvuga ko hari ibindi birindwa kandi birahari, ni ngombwa kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Amen. Abajya batinda kubona ibyanditswe ni mu Migani igice cya 4:23. Ntaratangira kuvuga ijambo, ndashima Imana ise w'umwami wacu Yesu, umugenga w'ibihe, wakurinze akandinda, ukugejeje mu kwa munani, by'umwihariko wakuzanye mu nzu y'Imana. Ndayishimiye kuko uyu munsi wa none ari nge yatoranyije kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana. Mubimfashije mwokomera Imana amashi. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero, mpereye ku mushumba turi kumwe, Bishop udahari, umuyobozi wacu mukuru, ujya umenya kudutoza, kandi ni umutoza mwiza, kaduha umwanya wo guhagarara hano kugira ngo tuvuge ibiri ku mitima yacu. Si uko tubishoboye kubarusha, oya, murabishoboye kuturusha, ariko ijuru riba ryagutekereje muri miliyoni nyinshi ziri mu Rwanda, none ureke miliyoni mu bavuga butumwa n'abashumba bari muri Foursquare, ijuru rikagutekereza ngo ni wewe dushaka ko uganira ijambo ry'Imana. Ntago njya mbifata nk'ibisanzwe. Bashumba, Imana ibaha umugisha kandi rushe kubitaho, ni mu bakomera amashi nabo bagize neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, nyise ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe
rinda ngiye kuganira n'umuntu wese uri hano, ntabwo mvugana n'umuntu. Nimukomere umushumba amashyi muyongere cyane. Mama, Imana iguhe umugisha, tuguhaye kaze. Nyarimbabwiye ngo tugiye kuganira ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Kubera ko niho iby'ubugingo bijya bikomoka. Navuze ngo ndaganira n'umuntu wese uri hano. Umuntu wese uri muri aya materaniro ndahamya neza, ndashidikanya ko afite umutima. Ntawazanye uwundi, mfite uwanjye nawe ufite uwawe. Rero kubera ko buri muntu wese uri hano afite umutima, biranyorohera cyane kuvugira ijambo Imana yashize ku mutima. Rinda umutima wawe, wowe muntu waje guterana, wowe muntu uri mudukurikirana, kurusha ibindi byose birindwa uzi. Kubera ko niho iby'ubugingo bikomoka. Haleluya! Ntimusigare. Yesu ahimbazwe. Ubundi umutima ni inyama ntoya igiba uruhande rw'ibumoso nto. Abahanga bajya bavuga ngo umutima w'umuntu, reka njye mvuga uri imbere yanyu, ubu umutima mfite urangana n'iki gipfunsi cyanje. Urebe icyawe uko gifite kingana niko umutima wawe ungana. Ariko uyu mutima ungana n'igipfunsi cyanjye n'icyawe, ubitse ibintu rino torero ritobika. Ucumbikiye ibintu, ustotsemo ibintu, ushobora gushyira muri uru rusengero rukuzura tugasagurira muri parikingi. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Icyambere, muri uyu mutima niho hajya hava agakiza. Umuntu agahitamo akavuga ngo Yesu we, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Mu mutima niho hajya hava decision yo kwakira agakiza. Nanone muri uyu mutima niho hajya havaho kwizera gukomeye. Ingumba zari zimaze imyaka 25, 13, hakavamo ishimwe rivuga ngo Yesu arakora. Muri uyu mutima niho habamo kwizera. Nanone muri wa mutima niho hajya havamo ineza. Aho abandi kugira neza kwabuze, we ukagira umutima ujya ugira neza, ugatekerereza abandi, abagowe, abashonje, kandi atari uko ufite ibya mirenge, ufite umutima uzirikana. Ni muri wa mutima. Ariko nanone muri wa mutima urya umwe, nyababwiye ungana n'igipfunsi umwe, urimo abanzi ugira buri munsi, nabo baba muri wa mutima. Nanone muri wa mutima ugambirira kuroga, ajya arogesha wa mutima. Urya umwe. Mu rusengero ataje gusenga kuko nabyo bibaho, aje kugira ngo yitize iby'abandi, ajya bikorera muri wa mutima. Bivuga ko habamo n'ubujura. Ko murumva wa mutima atari munini niyo ungana n'igipfunsi. Muri uyu mutima nanone niho ujya ugambirira ukavuga ngo nukuri ngiye kugira neza, ijuru ribibone ko nyagize neza. Ni muri wa mutima. Ariko nanone muri wa mutima niho hajya hava umugambi uvuga ngo nukuri ndagira uriya muryango wa runaka nabi,
babimenye. Ni muri wa mutima. Kandi ikintu gitangaje cy'umutima, ni nayo mpamvu uru rugendo rwo kuja mu ijuru ugomba kurwitondera. Imana yaragiye irawufata iwushiramo ibyo bintu byose, ako kantu gato kazingiyemo ibintu byinshi, iragenda irawuhisha, ku buryo ujya wicarana n'umuntu utazi ko arimo kugambanira kandi murimo museka. Ugasezerana n'umugabo ukamubwira ngo cyangwa umugore, nzagukundisha umutima wanjye wose. Umuntu aguhaye umutima hari icyo yo kwima, ariko mu gihe gito ugafunguza konti muri banki atazi, uracari wa mutima. Umwe waramubwiye ngo nzagukunda karamata, undi ukamubwira ngo ndabivuze mbivugishije uyu mutima w'inyuma, ariko uw'indani utazi wihishe, nzoguhisha njya nguhaduke, ibindi bije ku ruhande uwe wiyutazi. Umutima. Bibiliya yatubwiye aya magambo yanditswe n'umunyabwenge ukomeye ari we Salomo, aravuga ngo rinda umutima wawe wa mukristo we uri muja mu ijuru wakijijwe. Nimba ufite ubwenge, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubera ikurinda ngo niho iby'ubugingo bijya bikomoka. Mu mutima ubundi umeze nk'inzu, nufata ya yindi yawe urimo. Kuri ujya winjira mu nzu ugasanga hariho akaryango gato kakwinjiza mu nzu, ariko iyo ugeze muri saro uza usangamo ibyumba nka 4 cyangwa 5 muri ya nzu, winjire mu karyango gato. Iyo ugeze mu nzu uba ufite uburenganzira bwo kuja mu byumba by'abana uri nyir'inzu, iby'abashitsi n'icyawo cya principal ni mu nzu. Uyu mutima wacu nawe ugira ibyumba byinshi, bimwe tujya tubwira inshuti magara, tukabibwira abana, tukabibwira abo dusengana, ibindi tukabihisha bakaturenzaho agataka, batazi biba mu mitima yacu. Umutima umwe. Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Muri ubu buzima ibyo turinda ni byinshi kandi ni ngombwa. Ubundi umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, umubiri, ubugingo. Muri uyu mubiri ucumbikiye ubugingo ugacumbikira n'umwuka, kugira ngo umubiri wawe ube muzima nuko witaho, ukawoza, ukawusiga, ukawambika, ukawutera parufe, urimo urawitaho kandi ni byiza. Ukuramutse utabikoze ukareka koga none neje icyumweru kigashira, n'uwo mwashakanye yo guhunga, n'abana wabyaye bo guhunga. Kuwitaho ni ingenzi. Ibyo tujya turinda kandi ni byiza, tubirinde, tubishyiremo imbaraga kuko birakenewe, harimo uyu mubiri. Niyo mpamvu bajya badushishikariza cyane mu midugudu, mu tugari, ku murenge, mu mujyi wa Kigali, mu gihugu cyose, bakakubwira ngo nimba utagira ubwishingizi ubushake, nimba utanafite n'ubushobozi bwo kugira ngo wigurire mitiweli, umugira neza wa wundi ufite wa mutima ugira neza akwishurire, ariko uhakikishe ko iyi si uyibaye mufite ubwishingizi. Utari muri Rama ari muri mitiweli, utari muri mitiweli ari muri za Radiant,
hari abajya bishura 15%, hari abishura 100%, hari abemerewe kwishurirwa no mu bihugu byo hanze. Ni assurance y'uyu mubiri. Ni byiza cyane kandi tubikore. Turimo turarinda uyu mubiri kugira ngo ejo nutaka umutwe uzirukankire kwa muganga ufite assurance yawe. Turarinda umubiri kandi birakenewe. Icya kabiri tujya twitaho kandi tukabishiramo imbaraga, wabishaka utabishaka, ni imitungo. Iyo ufite imitungo iyimukanwa n'itimukanwa, ujya uhakikisha neza ko ifite security. Nushaka duhere ku mafaranga. Iyo ufite 100,000 uza wumva ufite security, ariko wayishize kuri momo atari kuri poshe hano. Kubera kuko hari igihe utekeza ngo ninyashira ushobora kwibagirwa bakayanshogora, ariko ari kuri momo umuntu atazi umubare w'ibanga wanje, niyo yojana telefone amafaranga yagenda cyayafite security. Kandi ni byiza. Abatayashira kuri momo bajya bayajana ku makonte, ugafunguza konte ukagira n'amakonte block. Urimo uraha amafaranga yawe security. Kandi ni byiza mujya mubikora. Kuva ku mafaranga tukaja ku mitungo. Uri muri ghetto biragoye kugira ngo chambrette uje kuyifatira ubwishingizi. Ariko iyo wubatse cadastre cyangwa ugashyiraho etage, umutima wawe ujya uruhuka uko wayishize mu bwishingizi. Kubera ko umutima wawe ujya ukubwira ngo inzu y'ijane mu bwishingizi, umubiri w'ujane mu bwishingizi, ibi amafaranga yahe security yagije. Kubera ko uzubikubwira nuko ari iby'agaciro. Umubiri wawe n'uw'agaciro, amafaranga yawe n'ay'agaciro, inzu yawe n'iy'agaciro, ibyo utunze n'iby'agaciro. Yewe namwe muri hano muri ab'agaciro. Niyo mpamvu ubona hano harimo za kizimyamoto, hakabamo iby'ubukonje hashushe, hakabamo za kamera igihe hari abantu bashaka kwitiza iby'abandi, hakabaho imirinda nkuba igihe inkuba zishobora kumanuka zikangiriza ubuzima bwacu. Nuko turaba agaciro. Niyo mpamvu dushiramo ibi byose. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuruta bino maze kuvuga. Haleluya! Rinda umutima wawe kurenza amafaranga utunze. Rinda umutima wawe kurenza inzu wubatse. Rinda umutima wawe kurenza imodoka ufite. Uziko uzugura imodoka y'agaciro, wareba kuyifatira assurance itari tourist, ukumva nta security ufite. Ngura imodoka miliyoni 80, 50 kuzamura 100, kuzamura nimara nyifatiriye assurance isanzwe, umutima ukamukubwira ngo jya muri tourist ufate assurance izakavaringa buri risk yose ishobora kuza kuri iyi modoka. Kubera iki? Ni y'agaciro mu maso hawe kandi ni ingenzi. Nimba utajya ubikora ujye ubikora kuko birakenewe. Nimba ibyo tuzosiga hano ku isi tubigenza gutyo, tukabifatira assurance, tukabicungira umutekano, amafaranga yacu tugahakikisha ko afite security, kubera ko umutima uri mu kuwandarika, kubera ko imitima yacu turi mu kwitesha agaciro, kubera ko umutima ukomeye
gushaka. Rinda umutima wawe kuruta biriya byose nyavuze n'ibindi nawe uhaye utekereza, kubera ko umutima niwe uzabona Imana. Uyu mubiri njya mfatira asiranse, nabona rimwe na rimwe guhagarara birangoye, nkaja kwiyabonesha aho gukora siporo, kandi ni ingenzi ni nabyo. Nyumva ntameze neza, hari iminkanyari irimo kuza, bakakurangira ibyo ushobora gushira muri face yawe, ukongera ukagira baby face. Kubera iki umutima wawe wo utajya utekereza ngo umenye ko ari wowe w'agaciro, utagomba gusaza kurenza uyu mubiri? Haleluya! Torero ry'Imana, imitima yacu ni iy'ingenzi mu bwami bw'Imana. Ariko ikibabaje, imitima yacu iri kure n'ubwami bw'Imana. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Nguriya araje, aje gutwara itorero, oya ntibigitize. Nguriya ndamubona, Imana ije gutwara itorero, ntabwo izojana umubiri, nta nubwo izojana ari amafaranga afite kuri konte, nta nubwo iyi vewiti yacu izogera mu ijuru. Oya, nta etaje izogera mu ijuru, ariko uyu mutima uzaja mu ijuru. Nguriya ndamubona, nguriya araje, nguriya araje, nguriya araje, aje gutwara itorero, oya ntibigitize. Ubwo umutekereze ku mutima wawe. Nguriya ndamubona, nguriya araje, nguriya araje, nguriya araje, aje gutwara itorero, aje gutwara itorero, oya ntibigitize, oya ntibigitize. Nguriya ndamubona, nguriya araje. Haleluya! Rubyiruko, badamu, bapapa, basumba, abadukurikira, Kristo karaza kandi aje gutwara itorero. Itorero ni umutima wawe. Yabitubwiye mwene data, itorero ntabwo ari aya matapi. Hari igihe mujya mwitiranya itorero n'amazina y'abashumbya amatorero, ukagira ngo itorero ni bishop wa hano, ukagira ngo itorero ni izi ntebe, ukagira ngo itorero ni ibingibi uhaye ubona biri hano. Itorero ni umutima wawe, itorero ni umutima wanje. Nguriya araje, aje gutwara itorero, oya ntibigitize. Nguriya ndamubona, nguriya araje, nguriya araje, nguriya aje gutwara itorero, aje gutwara itorero.
rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Rinda umutima wawe kuruta imitungo yose ufite. Rinda umutima wawe kuruta imyambaro ujya wambara. Nimba uyijana muri dry cleaner bakayifura ugahakikisha neza kwifuzwe neza, iteye ipasi neza kugira ngo uzayambare isa neza, umutima uzabona Imana. Oya ntibigitinze nukuri ijuru rirahari kandi abera tuzaritaha. Haleluya! Wigire nabi wigire neza, urikorere ureke kurikorera, ijuru tuzarijamo kandi ijuru rizojamo abamenye kurinda imitima yabo, abayifatiye asiranse. Muzi asiranse y'imitima ni ijambo ry'Imana. Nimwirukankire mu bwishingizi butajya buhomba, butagusaba 15%, butagusaba 20%. Ni ijambo ry'Imana. Ngahe dusomere da nibaguhe mikrofone mangu dusomera Zaburi 119 umurongo wa 11 hanyuma wumve. Oya ntibigitinze Zaburi 119 umurongo wa 11 haravango nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye. Nabiki ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Amen. Amen. Iyo niyo asiranse yuzuye y'ijambo ry'Imana. Uje muri mitiwere ufatire uyu mubiri asiranse, uje muri Rama, uje no muri ariya asiranse yandi urimo ni ingenzi, ariko wibuke no gufata asiranse y'umutima. Nabikiye ijambo ryawe Mana mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho, kugira ngo ntazibagirwa. Uyu mutima yacu Imana igitugirira neza, tukibuka ineza y'Imana tukayiririmba. Amezi 2 yashira cyangwa 3 tukibagirwa iby'Imana yakoze. Ni muri uyu mutima ujya wibuka igihe Imana ikugiriye neza ikaguha akazi,
igihe iguhaye urubyaro, igihe igukijije indwara, ukibuka ukayishima, ugaterana, ugakiranuka mu bya cumi n'amaturo, ukajya usura abandi bari mu bibazo nk'ibyawe, ariko nyuma y'amezi 3 ukibagirwa. Mbega umutima, mbega umutima. Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Tuje mu ijambo ry'Imana. Ngaho dansomera fata Bibiliya turebe abatarabashije kurinda imitima yabo n'ingaruka zabagezeho. Abacamanza 16 uhere ku murongo wa 4 ugeze ku wa 6. Oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Abacamanza 16 igice cya 16 umurongo wa 4 ugeze ku wa 6. Harabango hanyuma y'ibyo Yego. abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Arabenguka. Abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore baramubwira bati, abatware basanga uwo mugore umuhenda ubwenge. Arababwira, baramubwira ngo umuhenda ubwenge ugera mu mutima we, umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva, umenya aho imbaraga ze zijya ziva, tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza. hanyuma nitumara kumenya aho imbaraga ze ziba, turamufata tumubohe tumucogoze. Umuntu wese wo muri twe azaguha ibice by'ifeza. Mwabasore mwe nimwumve abari mu kubamara imbaraga. Hari igihe ujya ukora fiyansaye n'umuntu uzi ngo ugiye gushaka umugore muzabana akaramata, naho Satani yagupangiye, yamuhaye n'ibiguzi ngo buri muntu wese azaguha ifeza zingahe? Wazaguha ibice by'ifeza 1,100, ariko uhakikishe ko wageze mu mutima wa Samusoni. Utume tumuboha, tumubohe, tumumare ziriya mbaraga agira. Manuka hepfo ku murongo wa 15 icyo gice nyine ugare kuri 18. Haravango Delila aramubwira ati, Delila arabimubwe amaze gutekererwa. Umugabo azi ngo yabonye fiance, azi ngo yabonye umukobwa umukunze, naho umukobwa yaje kuri diru yo kugira ngo amumare imbaraga zo mu mutima, amenye ibanga rye, amucogoze. Ngaho da Delila aramubwira ati, wakagize ngo urankunda. Aramubwira ngo se sheri, wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima, kandi tudahuje urugwiro, umutima wanjye n'uwawe bihabanye. umpemukiye 3 utambwiraho imbaraga zawe, maze kugutesta inshuro 3, ngutereta nkubwira amagambo meza, ariko ukampisha ibanga ryawe ryo mu mutima. ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose, kubera ko yakomeje amutitiriza, akamubaza amuhata, akamubuza amahoro, amurembeje nk'uwenda gupfa. Amurembeje nk'uwenda gupfa. Nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Samusoni amena ibanga ry'ubuzima bwe, Samusoni amena ibanga ry'ubusabane bwe n'Imana. Aramubwira ati, nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Amen. Amen. Nshuti zanje, ni hehe uri mu kumenera amabanga y'umutima? Ni muri fiyansaye? Ni mu nshuti mugendana? Ni hehe? Ninde wakumaza imbaraga zo mu mutima? Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Fiyansaye ntakajya agera mu mutima w'ubusabane n'Imana ngo agukure mu materaniro yaragusanze mu materaniro. Umugore muzabana igihe runaka ntakajya gukura muri presence y'Imana. Umunsi Samusoni umunyembaraga waneshaga Abafilisitiya ibihumbi n'ibihumbi, wikoreraga ngo amarembo y'umurwa akayata hakurya,
wajaga kwikuba ku bitare kubera imbaraga yari afite. Umunsi yakinguye ibanga ry'umutima, kandi ntimugire ngo ni umwanya munini, ni amasegonde, niho byarangiriye. Ni hehe imbaraga zawe zasigaye? Ni hehe imbaraga zanjye zasigaye? Ndavugana n'umutima w'umuntu wese uri muri aya materaniro. Nturusha imbaraga Samusoni. Ntabwo zimurusha. Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa n'iby'ubugingo bukomoka. Yananiwe kurinda icyo Imana yamushizemo, kandi Imana yakimuhaye ivugishije umugaragu wayo, ituma marayika aja kubibwira ababyeyi be, ariko umugoroba umwe yarangaye, bamunogoye amaso, amaherezo yiwe yabaye mabi. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose urinda, kandi biriya nabyo uzabirinde kuko ni ingenzi. Ariko nugera ku mutima, washira ingufuri, numara ujugunye ifunguzo, urekere Imana. Samusoni yararangaye, Delila arinjira, kandi yakira Delila yarazi ko yakiriye umuntu ukomeye mu buzima bwe, uzamubera nyina w'abana, umukunzi bazabana akaramata. Ariko ntiyarazi ko yahawe ibice by'ifeza kugira ngo aze kumumara imbaraga. Ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Ariko ibihe Mana wegenderera imitima muri uyu mugoroba. Uri munyuramo ntibikajya bikumara imbaraga zo mu mutima, ntibikakumare imbaraga z'umutima. Agakiza kaba mu mutima, kwizera kuba mu mutima, ineza iba mu mutima, kubabarira biba mu mutima, kwihangana biba mu mutima. Ariko ibihe ntibikakumare imbaraga niwe moteri ubuzima bwacu. Kurya uzubona imodoka yujuje ibyangombwa byose, ariko moteri yagira ikibazo, ugasiga uyiparitse ukagenda n'amaguru. Niko niyo umutima wawe wawukinguriyemo ibitari iby'Imana, kuko mu mutima iyo Imana itarimo Satani abarimo. Iyo Imana ivuyemo direktema Satani ajya yinjira. Nta hagati habaho.
umuntu ntakaza kubwira ngo ari mu ntege nke, naba ari mu ntege nke aba afite satani muri we. Niwinjira mu buzutse uba uri mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Uyu mutima ni mugari, niyo ari gato ariko ni mugari. Ariko ibihe ntibikagumare imbaraga z'umutima. Ariko ibihe ariko ibihe fata Bibiliya nsomere ngane ku musozo nje guha umushitsi wacu aza kutuga Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 8 usoma umurongo wonyine. Ibihe ntibikajya bikumara imbaraga zo mu mutima. Yego urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ni ibyo ubugingo bikomoka. Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 8. haravuga ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we, kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami, kutazigera yanduza umutima we akoresheje ibiryo by'ibwami cyangwa vino yanywaga. Aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone, nicyo cyatumye amwinginga aramubwira ngo kugira ngo atiyanduza, kugira ngo ntanduze umutima wanje, ntungaburire vino, ntumpe n'ibiryo by'ibwami, ureke mbe natirere. kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone. Yari atonye, yari afite icyubahiro, agakundwa nawe. Nshuti zanjye bera, turimo kujya mu ijuru, tuzohagararana na Daniyeli wagambiriye, wafashe icyemezo, nta wundi agishije inama. Aragambirira, afata icyemezo, abwira umutima we, bajya inama. Erega umutima mujya muganira. Uzi ko hari igihe tujya twicara hariya njye na Bishop, umutima wanjye ukajya uganiriza ibitandukanye n'ibyo uwihaye umuganiriza. Turi umwe, siko bajya badushingira babitubwira ngo mubaye umwe. Turi umwe ariko mu mutima turi babiri. No mu bwami bwo mu ijuru kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Daniyeli yegera umutima we, ajya inama nawo, aragambirira, aravuga ngo niyo mbonye promosi ikomeye ariko ndagambirira, ndafata icyemezo cy'umutima wanjye kutazigera niyandurisha ibiryo by'ibwami na vino, ngo niyo mfite feva imbere y'umwami. Ni ibihe biri mu kugukura mu busabane n'Imana kandi bidatumye unatona ku mwami, ariko turi mu guhemurwa n'ubusa. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze, uriya ndamubona. Uzi wewe ujya ugendana n'umukobwa cyangwa umuhungu mu modoka, Imana yakugiriye neza, umutima wawe ukananirwa kujya inama nawo ngo wihangane kugendana nawe urugendo rw'amasaha 2 cyangwa iminota utamukozeho. Wowe Imana igigirira neza, ikaguha umugore, ikaguha abana, ikaguha akazi, ukananirwa kujya inama n'umutima wawe, ukemera gushyiramo undi mugore wa kabiri. Oya ntibigitinze, uriya ndamubona, uriya araje. Oya ntibigitinze, uriya ndamubona, uriya araje.
tuzaja muri hejuru, tuzobana na ba Daniyeli bagambiriye, babwiye umutima wabo ngo niyo mfite feva ku mwami nukuri sinzigera nyiyandurisha ibiryo by'ubwami. Nzoguma ndi Daniyeli wa wundi wo mu masezerano. Perutse kwakira umuntu muri biro, umukobwa arambwira ngo ubu nyine bigezweho, abagabo bafite kashi, bafite amazu, bafite amamodoka, Imana yagiriye neza. Ubu ikintu kigezweho ntabwo ari ukuja gusambanira mu mahoteli, ahubwo bigezweho ni ugufata apartema. Niyo mpamvu mubona ama apartema henze, murimo mubona arizo business zigezweho. Umuntu ari mu guhindura inzu ye akayigira, kubera ko abarimo bazamuka ari Imana irimo igirira neza, kubera ko bananiwe kurinda imitima yabo, barimo baraja gufata inzu ku ruhande, baja gusambaniramo n'abana bangana n'ababo. Yareba icyubahiro afite n'ingene azwi, akabona nta hoteli yobasha kwinjiramo ngo asambane, agahitamo kwishura inzu ya 500, 300, 700, 700 ngahe kugira ngo azajanamo abashaka, akayifatira umuzamu yishura buri kwezi. Oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Imana yakugiriye neza, iguha akazi abandi barakabuze, iguha abana abandi barira barababuze, iguha promotion abandi barira ngo icyampa ngo mbone n'umushahara w'ibihumbi 100. Irakwambika, iguha sante, nta ndwara iba mu mubiri wawe, ariko ukayibwira ngo Mana, icyo ngomba kukwitura, uyu mutima wanje wambwiye ngo aho kugushima shime Satani. Nyinjiza umugore wa kabiri, nyinjiza umugabo wa kabiri. Ntibikora abagabo gusa, n'abagore barabikora, kandi benshi n'ab'Imana yagiriye neza. Nukuri Yesu azaza, dukora ibyo dukiranuke, Yesu azaza, kandi naza azaguhembera ibihwanye n'ibyo uri mu gukora, bibera mu mutima. Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibiryo by'ibwami. Ni ibihe biha bigukura mu busabane? Ni icubahiro, ni ubukire, ni ubwiza. Abandi ubwiza bwabagejeje ibwami, ba Esiteri. No gusenga cyane, ba Moridekayi batabawe n'amasengesho. Ni ibihe biha bigukura mu busabane n'Imana? Ni impano Imana yaguhaye. Oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Oya ntibigitinze, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kubera ko n'iby'ubugingo biza bikomoka. Ntibikomoka ku mubiri, ntibikomoka kuva mu miryango ikomeye, ntibikomoka, biva mu mutima, kandi umutima warinzwe. Nibiki birimo bibabaza umutima wawe? Tuzohagararana na ba Yosefu, bagiye ari abanyagano, batari mu gihugu cyabo,
yanzwe na bene se, bagurishijwe, bahabwa amahirwe yo gukomera ariko bananirwa kuyahemukiramo, bemera kuja muri gereza ariko barinda imitima. Mutambuke ndasoje. Oya ntibigitinze nguriya ndamubona nguri, ntabwo ndarenza iminota. Oya